dukwiye kubera ko u Rwanda rwiza Airtel nziza burya biranahura nta myigaragambyo ya Airtel iba mu Rwanda uyikoresha usanga neza uko agenda uko abikwiye uko akoresha uko bikwiye usanga connection yihuta kandi usanga ikora cyane ni nayo mpamvu abayikoresha bari kugenda biyongera burya mu Rwanda ni mahanga bazi Airtel kurusha ibindi abakubwira yuko bafite connection zihuta kurusha Airtel uzababaze ngo ninde wigeze arenga amayinite ku buntu simukadi ubuntu wumve niba bigwikube ibyo utanze nabyo bigaruka byikubye nta mpamvu ntana. Yes, dukomeje guha ikaze abakurikiye Moze Max Empire dushimira abakoze subscribe amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba irengerazuba bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda badukurikirana buri munsi. Dukomeje kuzenguruka imihanda ya Rebero ewana umujene tukaba yatwemeje ku mpano zigiye zitandukanye namwe arahari kugira ngo abibwira ariko no munsi ndabona yambaye ijiri ya Airtel sinzi nimba Airtel yamuhaye akazi Airtel se nawe usigaye yibarizwamo Airtel yanjye my Airtel vuga ngo buri bwikube ku mayinite buri bwikube mu mvugo buri bwikube kuri rezo buri bwikube kuri telefone zihendutse uzamura u Rwanda uteza imbere u Rwanda nta mpamvu nta mbebya buryo ufite Airtel nta cyaguze nta n'icyaguze kubera ko afite iki iterambere afite byose muri byose amafaranga atanze usanga nta gihombo gigabyte nyinshi amarezo usanga simukadi ari ubuntu ufite Airtel burya iterambere ntibaburana kubera kwita kurya meshi ahubwo ugakorera meshi uyigenza neza akayikoresha uko bikwiye ntatinda kubicyamamare barya bose ujye ubona barya usanga bakoresha Airtel bando zayiteka usanga zikora neza connection yayo cyane buryo usanga tuyikunze ni nayo mpamvu y'urubyiruko ubaza umusaza ngo my Airtel umusista ngo my Airtel umukuru w'umusore ati my Airtel yacu Airtel nziza Airtel dukunda usanga uko tuyikoresha ari nako twitaho cyane bonus itanga usanga zidukwiye kubera ko u Rwanda rwiza Airtel nziza burya biranahura nta myigaragambyo ya Airtel iba mu Rwanda uyikoresha usanga neza uko agenda uko abikwiye uko akoresha uko bikwiye usanga connection yihuta kandi usanga ikora cyane ni nayo mpamvu abayikoresha bari kugenda biyongera burya mu Rwanda ni mahanga bazi Airtel kurusha ibindi abakubwira yuko bafite connection zihuta kurusha Airtel uzababaze ngo ninde wigeze arenga abahanzi nka David ukoresha ibikomeye nk'ibi Airtel ukomeye cyangwa se ikoresha amayinite ku buntu simukadi ubuntu wumve niba bigwikube ibyo utanze nabyo bigaruka byikubye nta mpamvu ntana. Yes, muri iyi minsi numvishe ngo kohereza amayinite kohereza amafaranga zaba ari miliyoni 5 zaba ari miliyoni 10 kuri Airtel ku mirongo yose n'ubuntu ukoresheje simukadi ya Airtel wowe kuko kohereza amafaranga n'ubuntu wakohereza kuri MTN wakohereza kuri Airtel n'ubuntu ubuntu for free. Yes, ibintu byose bikaba byaragizwe ubuntu internet nziza ewana urumva iminota 100 ku giceri cy'ijana iminota 350 ku mafaranga 200 Airtel kohereza miliyoni 5 zohereza MTN ubuntu naguhendwa muri make ubu ngubu ibintu bya Airtel bisigaye ari bombokra ni neza cyane ewana umujene turi kumwe hano akaba ari wa mujene w'umunyempano umukeneye wahamagara nimero ya telefone uri bubone kuri iki kiganiro ewana ku buryo icyo washaka kugeraho ujye ukora mu makwe ujye ukora mu birori bitandukanye cyane nkora mu bukwe amazina y'inka inanga ndi gakondo kuko navutse nkasanga nitwaje akabando nicyo cyatumye nkabarande nkanga ubutindi nanjye nitwaje inkoni mbonye nkuyo hanyuma nkuyakuye inka ikimenyimenyi mvuga amazina y'inka. Yes, akaba avuga ikimenyimenyi muri make uri umutahira yego ewana abamukenera ni hahandi ku kiganiro hepfo nimero ya telefone ubona ewana umunyempano turi kumwe bakaba bakwitanda ubundi babwira amazina yabo. Ngende ruhagarara abahunga rutera bakuka rutiruka imunzi ruhuta iminaga rubona nyamunsi wa ruhuta igitero rutare rwo kugamba ndisangane yabisonga sangira inama n'abakunda u Rwanda. Ngende ruhagarara abashinga imyata batarwa ubuhungu rukinga rw'inkomero ndi n'umukinzi w'icyagamura nyina nyezuka ubuntu wo kuri kigoma namuyange niko namugize maze guhimbarwa n'amaboko yo ngo gunyuza ku bitugu nyitambika mu nzira
mpamagara umwana wa Rwabugiri ngaho ninjye mboneza myambi ya Rwangabwoba ndi umwana w'intare nta mugabo bandiresha intambara ninjye nshuti ka Ruzindana ka Bagorozi ka Rwangabwoba rwa Gasimba nkakomoka iyo mu barindangwe ba Nyaruguru ngaho rero. Yes, umushene mukaba mwamwumvishe, tukaba ducumbikiye ahangaha n'ubutaha tukazaba dukubitana nawe tukabakorera ibintu bya danje Imana tukayigeza kure cyane.